Leta y'u Rwanda ku bufatanye n'umuryango Spark Microgrants ndetse na banki y'isi basoje icyiciro cya mbere cy'umushinga ugamije kwimakaza uruhare rw'umuturage mu iterambere wiswe Advancing Citizen Engagement, aho guhera muri 2021 umushinga wafashije abaturage 135. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Daniel Hakizimana. Abaturage bafashijwe muri uyu mushinga n'aba mu turere twa Burera, Gakenke, Gicumbi na Huye, aho bihitiragamo imishinga Spark Microgrants ikayitera inkunga. Apolinaria Mukanyabyenda na Eric Kampayana ni bamwe mu bafashijwe n'uyu mushinga mu bworozi bw'ingurube. Umushinga wa Spark waje mu mudugudu wacu, ariko utaraza mu mudugudu wacu ntago twagiraga ubumwe bwo guhura ngo tujye inama y'icyaduteza imbere. Wasangaga buri muntu wese ari mu bye, undi ari mu bye, nta buryo bwo guhura dufite ngo tuganire ku cyateza imbere umudugudu wacu. Ariko aho mariye kuza wadushyize hamwe mu itsinda, dukora itsinda ry'umudugudu, twungurana ibitekerezo, tumenya gukora imishinga ibyara inyungu kandi yateza imbere umuturage. Muri iyo mishinga twakoze tubifashijwemo na Spark, twakoze umushinga w'ubworozi bw'ingurube ku ikubitiro rya mbere, ndetse ubwa kabiri dukora umushinga wo kugurizanya amafaranga. Ngira ngo mwambaza impamvu twahisemo iyo mishinga, nuko twabonaga mu mudugudu wacu ubworozi bw'ingurube bufasha umuntu kwihuta mu iterambere, kubera ko ingurube yororoka vuba ikabwagurira ibibwana byinshi mu gihe gitoya. Hanyuma kandi wo kugurizanya, impamvu twawuhisemo, twabonaga amafaranga twizigama tutayaguza ngo adukwire, kandi buri muntu wese akeneye gushora mu mishinga itandukanye yamubyarira inyungu. Mbere y'uno mushinga nahingiraga abandi bakampa amafaranga makeya, ayo mafaranga ntiyabashaga no kuduhaza mu muryango, kuko mfite umuryango w'abantu 6. Ntago rero twahagaga pe, ntago twabonaga ibyo dukeneye, mbega twari umuryango ukennye. Ariko uyu munsi hari intambwe twateye tubifashijwemo na Spark. Bampaye ingurube ya Spark, ingurube yitwa Randarasi, igenda byari byana 12. Ndabikoresha, nagiraga inzu ifite ibyumba 2 y'amabati 10. Inzu y'amabati 10 yari inzu y'impara n'ibiri ku muhanda bacana, ntabwo nayisenyeye. Kumpanga umushinga nari maje kugira inka n'izunguru zibyara buri munsi, no gukodesha nkinga ibirayi, ibigori, ibishimbo. Ya mafumbire amaje kuba menshi, kuva n'ifumbire y'imvaruganda umusaruro yongera. Meya w'akarere ka Huye Ange Sebutege agaragaza kunyurwa n'uburyo bukoreshwa n'umuryango Spark Microgrants mu gufasha abaturage kwiteza imbere. Icyambere umushinga w'iterambere ku mudugudu uburumura n'umushinga abaturage bose bahuriyeho. Icyo gihe birumvikana ko n'ishoramari abaturage bose bahuriyeho ari ugukurikirana uko bashyize hamwe muri uwo mudugudu. Abaturage usanga bafite uko bashyize hamwe, uko bitabira gahunda z'inama zibahuriza kuri uwo mushinga, uko bagiye bahinduka imyumvire, ko na mbere yuko bahabwa ubushobozi butuma bashyira mu bikorwa iyi mishinga, bamaze amezi 6 bigishwa uburyo bwo guhindura imyumvire cyangwa se uburyo bahitamo imishinga. Muri rusange iyo tuganira nabo n'ahandi imishinga itaragera, usanga umushinga ushingiye ku muntu ku giti cye, birumvikana nk'umuntu ku giti cye n'igihe n'umushinga ufata nabi cyangwa kumva ko atawukora neza. Ariko umushinga ushingiye ku mudugudu ni ukuvuga ngo abatuye umudugudu bose aba ari uwawo, bityo bigatuma n'iyo mishinga ikomeza kwaguka kandi igera ku iterambere. Umuyobozi mukuru ushinzwe gahunda muri Spark Microgrants, Kamira Rainiman, avuga ko nubwo basoje icyiciro cya mbere cy'umushinga, bateganya gukomeza gufasha abaturage binyuze mu gutera inkunga imishinga bihitiyemo. Yego, biragaragara ko hazakomeza kubaho kwagura ibikorwa no gufatanya. Bityo n'uyu mwaka twatangiye indi gahunda yo gufasha imidugudu 235, kandi dukorana neza bya hafi n'ubuyobozi kugira ngo dukomeze gushyira ku murongo neza uburyo bwo kwagura ibikorwa byacu kugira ngo bihure n'intego zabo zo guteza imbere abaturage benshi. Bityo rero dufite ibyiza byinshi biri imbere. Muri 2021 nibwo umuryango Spark Microgrants ku bufatanye na Leta y'u Rwanda batangiye ishyirwa mu bikorwa ry'icyiciro cya mbere cy'umushinga ugamije iterambere ry'umuturage agizemo uruhare, wiswe Advancing Citizen Engagement mu ndimi z'amahanga, aho kuva muri uwo mwaka abaturage 135 bafashijwe kwiteza imbere. Icyiciro cya mbere cy'uyu mushinga cyashowemo agera kuri miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Daniel Hakizimana, Flash TV.